mani nimba ushaka gupfa uhagaze uzarebe muri telefone ya sheri wawe ntabwo nayireba mani wagagara neza ukagagara ukaba stati aho ngaho nzi abatipe benshi bagiye bazireba umva ugasanga yarwaye amaze nk'ibyumweru nka birarwaye yagagaye ntabwo bizi nk'ubu ntabwo ugiye irebamo Pasire arimo kubivuga ko asohotse ubundi ntari kubivuga nigeze gufata telefone ya girlfriend wanjye buriya naho ku isomo rikomeye cyane noneho ntabwo byoroshye ankuramo password ndareba njya muri atuje nta kibazo na kimwe afite urumva asigamo ndareba uracekinga investigate warabaye hasi numva ndarwaye mani umwuka ndawubura wo kuvuga basi wamenye n'inzira igucyura noneho uhita wumva wese ushaka kugenda direct ako kanya mani uzi ko ushobora kujya gutega bisi gucyura iwanyu ukayoberwa ugasanga kangubaze warabibonye urangije gukomeza muraganira nyine hari ukuntu wijirishamo hari ukuntu uhindura ikiganiro ugahita umera nk'umuntu nyine ufite ugize gahunda uba wavangiwe uba wavangiwe nyine nahise ngenda iyo ugeze mu rugo rero ntabwo uvuga tu bimwe bisanzwe byo gutera burage meze gute se wageze mu rugo no ariko mani ni n'ikibazo kabitekerezaho ariko mwaya kuvugana nimugoroba akubita nk'akamesaje kamuhaganyura ukuntu kamwe kamuseserera ukuntu ukahita umusesereza atavuga ati ibintu byakaze ati se byagenze bite ariko birababaza biriya bintu mani muga ariko ntabwo twagakwiye kuba nimba turi abantu b'abasore bafite icyerekezo cyo kuba umugabo cyangwa se uri umukobwa ushaka kuzaba umugore ibintu ntabwo byagakwiye kuko buriya umuco urakura wangu kuko akunda ka kantu witoza gahoro gahoro umunsi ku wundi karakura kugeza usanga kabaye igiti cyabyaye n'imbuto njyewe ntabwo njyewe rwose mani ibintu kabisa abasore abajama dufite hano hanze n'abakobwa ibintu barabyuzuranye njyewe ntabwo ngenda ndabirambiwe rero buriya njyewe buriya mbabwire njyewe isomo nihaye kuva icyo gihe nihaye isomo ryo kutongera kureba muri telefone y'umukobwa dukundana kubera iki se oya kubera iki yayiguhaye iyo ndebyemo ndwara umutima none se ubwo nawe njya kurebamo iki ikintu uzakora gusa none se pasi ntumuzi se byamubayeho ikintu uzakora gusa ikintu uzakora gusa pasi n'umukameramani wacu buriya mwiza cyane umeze fresh ikintu uzakora gusa mumamagarire azabwire yagiye atandangije story urumva toni oya ba ikintu uzakora gusa ni ukumwizera ariko ibintu byo kujya kumukontorora ako se umukontorora yo gute ubundi mumenya yarakuze ngutangiye kumwikontororeshya mu mazi atatu sigaye umubwira ukubera watinze kuri telefone kubera ibiciro kuri telefone ndakwandikira kamera munsi utanshubije bite byawe ubundi uwo mukontorora mumenya nyakuze ushobora kubibaza n'uburenganzira tuvuge umuhamagaye ugasanga kwivugiraho aho uremerewe kumaze wari kuvugana nande yabavuganaho niwe wese ukamuhamagara agashira nk'iminota 20 akiri kuri telefone tekereza abantu bari kuri simukadi barenga 500 reba bari kuri email urumva abo bantu bose ari kuvugana nabo ariko kino kibazo bigavuze ndacyumva keretse byibuze z'umusheri wawe ukamamagara ugasanga wait iminota 30 ugasanga ndacyari wait ntago wabimbaza utayimbaje wabutana icyakoze ngewe ukuntu nabigenza aho ngaho nshobora kukwihorera nkareba nyuma yuko kuba bize cyane nibuza kunshaka ukambwira ngo sorry nari bize nandi kuvugana n'umuntu icyo kirumvikana icyo uranye cyo navugaga moga inde se genda moga nasigaye gufuhira bari ariko bari murimo ari ibintu birimo mu nyinga nakubwira byose oya ukuntu mubona mubona nk'umuntu ufu urabanyumva ndi gutereta sikanegereze ndakumva ko ushaka mukanya agiye kuza nanjye ndikubona ukuntu wasanga hari akantu reka negereze cyane ko n'abantu bose mu minsi ishize bavuga ngo urabona ngo abasore batatu n'abakobwa batatu n'ibiki byose nanjye reka negereze makanyizire manje twivugana ariko bibeshya abantu si gusa oya je ibintu burimo bavuga uvuga toni igiye kukubeshya ntago dukundana oya ikintu navugaga moga ntago mukundana ntago dukundana ndaza kuyimbwira neza hari ikintu mwari muvuze cyo wenda iyo ninuze nyine kuba accountable nyine akaba yakumenyesha byari bigenze gutya narimeze gutya ariko ntago pe umuntu nimba ari mumvugisha umuntu mu byukuri ntago
nta bintu birenze nk'uko n'undi nawe yaba ampamagaye mama wanjye ashobora kuba ampamagaye n'undi muntu wese nawe ubwaye ku giti cyawe ushobora kuba umpamagaye ariko ikintu cyo kumbwira ngo abantu buvugana nabo ngo iki n'ibiki ugasanga bibayeho intandaro yo gucreate utuntu dushobora gutuma dutandukana mu by'ukuri nshobora kuza nkakubwira ati narimo mvugana na Morgan yararimo ntera story byari bajya bapfa ibintu byinshi utinda kumusubiza bikaba ibibazo urumva ni ibintu byikoranye no mukundana yaguhamagara utamwitaba bikaba ibibazo urumva mwagendana muri kumwe wakibuka wareba inyuma bikaba ibibazo nese ubukebuka sinemere kureba ahantu hose turi kumwe ibyiza bitatse u Rwanda ariko umukobwa arafuha shawe nese ubwo turi kumwe wabona ibebe iratambutse urahindukiye waba uhindukiye uri kureba iki ntabwo mba muhagije garaye bareba ngo ibyiza bitatse u Rwanda ariko nibyo abagabo turi kumwe ni gutya none se ureba ibindi ureba ibyiza bitatse u Rwanda ndabikutora oya mbabarira cyane nyibabarira numva nawe mani ari ariko twagarutse kuri iki kintu twarimo twiganira bisanzwe abantu bari kuraburiza muri no minsi abantu bari kuraburiza ariko impamvu mbona ko abantu banaraburiza cyane ibi bintu byabaye byinshi cyane urumva ntabwo bakizera uragagara neza n'ibyo umukobwa ujya kubona ukabona umukobwa akandikira ngo sheri shushu bebe what and what nta n'ikintu umupanga ariko nyine sheri wawe ntabisanga ariko ndagira ngo sheri yabaye noko yabaye izira rusange muzadiringa cyonzi cyo muzadiringa umva ni ukurwara umutima uzi isano yababara bizaterwa n'ibyo uzaba wamushubije basubije nde yashubije uwo nguwo uri umwana cyangwa sheri shushu kandi ubizi neza ko ufite umukunzi nimba ufite umukunzi irinde gusubiza kwandikirana n'umuntu tuvuge nge nawe turaba friend basanzwe ndakwandikiye se amakuru shushu sibyo bizaterwa na kwa kundi uzansubiza ninza ndi umusheri wawe wa undi wa nyawo ubitse nkasanga ibintu mwandikiranye okay urakoze cyane uvuze ngo bizaterwa n'ukuntu ngiye nzasubiza ngewe nkwandikiye ntabwo dukundana bite se sheri shushu ariko hari uburyo tubanyemo wowe uzasubiza gutya ni byiza ariko ibigaragara we na ngondo hari attraction hari ukuntu mwattracting uko cyangwa se wakwatracting mu bundi buryo bumwe cyangwa ubundi none se ni gute umuntu akwandikira ni gute umuntu akwandikira ngo sheri shushu nawe ukaba ufite ukundi kuntu uri buze gusigiriza ibyo bintu ukabikubita ikirungo nyine nibyo yavuze ngo yewe biterwa n'ukuntu yaje ngayo nguko ibintu birakaza ahangaha rero ndetse tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu topic yari niko bimeze twa turi mu kiganiro buriya neze twari ntabwo bimenye se buriya twa turi mu kiganiro twatangiye kare urumva buriya mbagira ngo tuvuge ibintu byose kandi tubivuge uko biri hanyuma rero nawe musore nkubwira ngo uzafate telefone ya girlfriend wawe ujye gusoma message uwo munsi ntabwo inama y'abantu kugira ngo biyahure urashaka kugira umuntu inama yo kugira ngo yiyahure maze oya nyine kugira ngo nyine bwa bumwe buzaze hagati n'ubundi bazajye bamenyerana fresh cyakora umuntu watsinze icyo kizamini yaba ari wewe kabisa shanda kuraye kabisa mukobwa uzafate telefone ya boyfriend wawe cyangwa nawe musore uzafate telefone ya girlfriend wawe hanyuma umubwire ngo witonze neza umureba mu maso umubwire ngo sheri muremo password uzumva ibyo azakubwira uzareba uburyo azabira ibyuya uburyo azasusumira n'impamvu nyinshi azaguhereza akubwira ngo oya sheri nta mpamvu yo kureba ahangaha nta kibazo cyangwa se ngo ndaje ariko bose bameze hari abizana ashaka kurambika telefone agasoma ubundi biterwa n'uburyo mu bantu hari abahanga mu kubeshya nkunda hari abahanga mu kubeshya ku buryo ashobora no kuguhereza niyo telefone ariko mata se no na bya bintu birimo byose za message kabisa z'urukundo yandikiye undi muntu ariko uburyo ari bugusobanurire ariko aragenda akaguforumata wenda icyo nabwira abantu badukurikiye ahangaha uriya muntu uba umureba mu maso uba unamureba uburyo yakitinga reaction ziwe uhita umumenya uhita umenya niba abeshya niba atabeshya ariko nubona ahindutse ku kanya uzahava ahangaho ayiguhaye telefone umubwira ati mpereza mboga nuko wadutunguye wenda umuntu wenda ari kubatekereje n'ibindi bintu byinshi ariko nta kibazo uzajya umura mwiteguye nta kibazo gusa ariko ikintu nagarukaho ubudahemuka pe n'ubunyangamugayo hari ikintu nuko Cecile atari yaza agera ahangana ba Mata ndetse na Cesar bakiri mu nzira ikintu kijyanye n'ikintu Cecile akunze kugarukaho buri munsi avuga ngo hari ukuri hari urukundo nta rukundo mu by'ukuri ruhari hatari ukubwizanya ukuri urwo rukundo rwubakiye ku musenyi
sibyo ari nabyo bintu twagendaga tugarukaho undi muntu arakwandikiye sheri iki nimba utabwiza ukuri umukunzi wawe umenye yuko urimo uragenda wowe wiremera intwaro izakurimbura ibyo ni ibintu byumvikana nkuko bivuze nyine ni kwa kuri ni rwa rukundo no kwizerana no kuba free just ukirekura niba kuko ukoresha ukuri cyangwa se niba uvugisha ukuri ukabigaragaza n'ubundi niko biba bigomba kugenda hagati y'abantu babiri bakundana kandi n'ubundi bafitanye gahunda. Kandi hari n'akandi kantu bavuga ngo uriya ngo igiti kigororwa kikiri gito. Niba uri ufite umukunzi ukamubeshya ati ni wowe gusa sibyo niba utarihana ibyo bintu hakiri kare n'ubundi niwo wagera mu rugo waramushatse uzahugumeza bya bindi nyine ugumeze umuca inyuma kandi ibyo nta hantu bizabageza. Ariko byo kinavuze nkunda uwacyumvishije aravuze ngo igiti kigororwa kikiri gitoya ngo kandi ngo ntukabwire umukunzi wawe ngo niwe nkunda gusa uko ushatse kuvuga nyine navuze ngo reka ibyo bintu niba ukunze kunda umuntu umwe kuko n'Imana ntabwo ikunda akavuyo. Imana ntidukunda twese nahise Imana yarabwira ngo mutendeke mubeshyanye ahubwo uzi kubeshya umwana w'abandi nakavuye nose n'uwo mugeni wa Kristo se n'uwo mugeni wa Kristo ndiwe ese bamwe bavuga ngo tubagarire yose ngo ntituzi irizeye ryari ryo ibyo ni iby'abapagani iby'abapagani mu muhungu niba ukunze n'Imana ukunda umuntu sibyo ariko abadukurikiranye wenda nabo baraza kugira ikintu ariko Tony hari abantu ushaka gushimira abantu ndashaka gushimira abantu bamaze iminsi batanga za comment kabisa abo ba Lionel abo ba Nelson ba Clemence irindi zina nabonye commentingaho ukuntu ba Chanceline abantu benshi batandukanye cyane abari hano mu gihugu abari hanze y'igihugu ukomeje kugenda usubiza message nyinshi cyane baduhaye ama comment kabisa. Hari umujamo watwandikiye uri state Elve kabisa kudesha papa yambijije icyuya arimo nkoresha ni nka interview hari abantu kabisa bafite ibitekerezo gusa reka nkubwiza gucarenginga maze kubona ko ibintu duhereza bano bantu ari ibintu byiza kuko comment zose twakira buri gihe ni comment kabisa ziduha big up sunika gukomeza gukora batubwira mugeza ahantu hashimishije zameze fresh. Reka rero n'ubundi ngana no ku musozo w'ikiganiro cyacu reka mbashimire mwese mukomeza kudukurikira kandi mwebwe mwese mukomeza kuduha ama comment muduha message nziza cyane ndetse nawe wakoze subscribe ariko niba bigeze kano kanya utarakora subscribe ndagusabye kugira ngo ukore subscribe hanyuma uklik hanga ku kantu kakazogera ujye ubona ibiganiro byacu byose uko twabiteguye. Ariko kandi nongera kukubwira ngo ushobora no kugira igitekerezo runaka ukaba udafite wenda uwo mwanya wo kwandika ushobora no kuduhamagara kuri nimero yacu igendanwa 0788 ukadukubita message aho ngaho cyangwa se ukaduhamagara ukaduha igitekerezo cyawe. Iyo nimero kandi ni nayo iba kuri WhatsApp buriya watwohereza ubutumwa ukatubwira wenda runaka ku kintu wifuza ko tuzaganiraho gutaha aho twakumva cyane kuko ni mwebwe tubereye hangaha n'igitekerezo n'inyunganizi. Rero ngira ngo wenda tunabasezereho reka mbashimire mwese kuko mwakomeje kudukurikirana hanyuma ibiganiro byacu byo naho utaha ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha. Bye bye.